filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko Kiramani na Queen urukundo rwabo nabo rukomeje kuba rukuru cyane. So guys, rero turabizi ko duherukana kwa Kiramani we na nyina barimo gupanga kujya gusaba Queen. Ese bino bintu bizakunda cyangwa se Kiramani ukuntu akunda Queen murabona ko adashaka kumushira mu mago? So guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga ndetse ukaba utarakora subscribe no kuri VK Empire, igikorwa cya mbere wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagendana muri behendetse zose z'Ibanga. Kandi niba ukunda ibiganiro byanjye ndagushimira, wahisemo neza ko warakoze subscribe no kuri VK Empire. So guys, rero murabizi ko mu mujyi kwa Kiramani ibintu byakomeje kugorana. Papa wa Kiramani yakomeje kwinjiza mu mutwe cyane Tereza, kandi turabizi ko Tereza ahari yamaze kwibagirwa Kiramani, yamaze kumwikura mu mutwe. Turabizi ko Papa Kiramani w'umugambi mubi afite nuwo kuzica Tereza, kandi turabizi ko Papa Kiramani birabina azabikora. Ese wowe iyo ukunda kureba filime zacu Ibanga ubona ziri kugana, cyangwa se mwibarije gatoya, wowe wagiriye ihe nama Papa Kiramani? Ese Papa Kiramani kiriya cyemezo cyari gufata nicyo, cyangwa se yahindura agashaka ikindi kinakora? So guys, rero ibitekerezo ni ibyawe. Niba uri umukunzi w'Ibanga watera comment hasi cyangwa se ugatanga igitekerezo kugira ngo nawe ube waba umunyamuryango. Ndetse niba ukunda Ibanga tukamenya ko tuba turi gukorera umuntu hari, kandi tukamenya ko ibikorwa byose bivuga kuri filime yacu Ibanga hari abantu babikurikirana, icyambere ni comment cyangwa se like. So guys, rero Papa Kiramani we aracyafite umugambi mubi, kandi biriya bintu ntago bizamuvamo. Kandi murabizi ko ikintu cyaretse mu muntu ntago gipfa kumuvamo, usibye iyo icyo kintu cyo yishizemo iyo agikoze. Ese Papa Kiramani umugambi mubi aba afite kuri Tereza, umuhungu amaze kumenya cyangwa se umugore we akabimenya, yabyakirutse? Ese nk'ubu ko tuzi ko yamaze kubwira sekreteri we kazabimushakira, nk'ubu agize guca akazabibwira Kiramani cyangwa se akabibwira mama Kiramani, byazagenda bite? So guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga, episode ya 82 ntuze kuyicikwa, kuko ni episode irakuramo ibintu byinshi. Kandi murabizi ko twebwe iyo dukoze ikintu tuba tugikoze, murabizi ko twebwe turi abakozi b'imbere. Kandi niba uri umukunzi w'Ibanga ibyo ntubishidikanyaho, kandi murabizi ko twebwe Ibanga nta munsi mutayibona, ndetse n'umunsi mutayibonye murabizi ko mutwihanganira ko hari utuntu tuba tutagenze neza. So guys, rero tuba turi hano ngo tube tubagezaho ubutumwa buba buri muri filime yacu Ibanga, ndetse nawe ube watanga ibitekerezo byawe hano kuri filime yacu Ibanga, ndetse ube wanatubwira n'utuntu dushya twagenda turongera muri filime yacu Ibanga cyangwa se tukaduhinduramo. Kandi urabizi ko igitekerezo cyawe cyubahirizwa, iyo utanze igitekerezo cyawe kirumvikanwa ndetse kikanakurikizwa. So guys, rero murabizi ko Queen we na Kiramani we bakomeje urukundo, kandi murabizi ko bakundana. Ku muntu ukunda Ibanga we ibyo ntabishidikanyaho. Murabizi ko filime yacu Ibanga episode ya 82 mugomba kuyibona. Kandi ndagushimira wowe ukoze subscribe kuri VK Empire. Nawe utarayikora wayikora kugira nawe dukomezanye mu bindi bikorwa byose tuba turukora. Ndagushimiye, urakoze.